hanga iri faranga riraza gusezera aba agent bose cyangwa abandi bakora mu zindi serivisi zigendanye no kwakira amafaranga bongera bayavunja cyangwa bayabika cyangwa bagira gute. Ni ukuvuga ngo ano mafaranga ni amafaranga azaba akontororwa na uyu munsi wa none ushobora kumva ko ari ibihuha, ariko ntabwo ari ibihuha, cyane cyane ku bantu bakoresha amafaranga, bakora bizinesi bakoresha amafaranga ya baradukunda kwita ba agenti, ni abakozi ba MTN bafasha MTN mu bintu bijyanye na mobile money. Uyu munsi dushaka kubivuga abantu bakagira ngo ni amateka cyangwa ni ibinyoma, ariko reka duse nk'abavugaho ukuntu aba agenti bagomba gushaka kandi kazi mu gihe gitoya gishoboka bitarenze umwaka wa 2026. Nimba uri umu agenti ukaba wiringiye ko uzakora iyo business kugeza ubuzima bwawe bwose, ndagira ngo nkumare impungenge ko bikwiriye ko ushaka indi business ukora. Nyuma yaho twabonye ko banki nkuru y'u Rwanda irimo iragerageza ifaranga, biri no kugana ku musozo, irimo iragerageza mu bigo bimwe na bimwe by'imari kugira ngo aha barebe ko ryazabasha kuba successful, kandi ngira ngo ikigero ni cyiza rwose biriho. Ngira ngo tubajije n'abantu baba mu buzima bw'amafaranga bisa nkaho ari buri munsi, ngira ngo ni igikorwa cyiza bishimiye. Rero ndi kugira ngo utubwire, ese we wabyakiriye gute? Ni umunezero ukomeye kuko ni intambwe nziza cyane, kuko aho abantu bari bageze amafaranga asanzwe naho yarabagejeje byari ibibazo bikomeye. Rero ni intambwe nziza kuba nibura turi kubona ko hari icyizere cy'uko turi kwegera irindi terambere ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga rigenzurwa na leta. Ni intambwe nziza ku giti cyanjye nabyishimiye, kandi ari mu buryo bwo kureba noneho ngo bizatugeza kuki, tuzabikoresha iki, bizatwungura iki. Ni intambwe nziza cyane njye nayishimiye ku giti cyanjye. Yego, wabyishimiye kandi koko nta muntu udakwiriye kubyishimira, ni sawa cyane. Hanyuma hari iyi ngingo turi kugarukaho igendanye n'ifaranga koranabuhanga. Iri faranga riraza gusezera aba agenti bose cyangwa abandi bakora mu zindi serivisi zigendanye no kwakira amafaranga bongera bayavunja cyangwa bayabika cyangwa bagira gute. Ni ukuvuga ngo ano mafaranga ni amafaranga azaba akontororwa na beneri ubwayo. Icyo kindi ugomba kukimenya, azaba akontororwa n'igihugu, azaba akontororwa muri beneri. Ngira ngo urumva ko nimba ifaranga ryose rizaba riri gukontororwa na beneri, ibingibi bya mobile money, umuntu wese azajya aba afite akawunti ye iriho rino faranga twita CBDC. Nk'uko abantu benshi bamaze kubimenyera babimenya, turabizi ko CBDC ni faranga ryitwa Central Bank Digital Currency. Hanyuma twebwe mu Rwanda rizaza ryitwa IFA Rwanda. Aho ngaho rero ni ukuvuga ngo umuntu wese azajya aba afite akawunti ye yitwa IFA Rwanda, aho ntabwo azigera ajya kubikuza amafaranga ngo bamuhe cash, ahubwo umucuruzi azajya yakira IFA Rwanda, then n'umuguzi amuhe IFA Rwanda. Ahubwo uribaza ngo umuntu udafite telefone uyu munsi wa none azakoresha ayo mafaranga gute? Ni ibintu bitazashoboka kuko birasaba ko buri muntu wese azajya aba afite amafaranga. Mu itangira wenda aba agenti bazajya bafasha abantu, ariko ntago bizaguma gutyo, kuko uzajya utusha gatoya, kuko ino system yubatse mu buryo bwa blockchain. Uzajya utusha gatoya uhereza umuntu telefone yawe utamwizeye, ubu ngubu ahita kurangiza. Ni ukuvuga ngo azahita kwiba, ariko ni ukuvuga ngo kugira ngo bigire sekirite uzajya ubukoresha wowe system yawe. Exactly, uzajya ukoresha telefone yawe, uzajya ukoresha mudasobwa yawe, kuko uzajya ufite account wowe utransfera amafaranga hagati yabo ushaka. Ni ukuvuga ngo amafaranga banki yawe izimukira ku telefone cyangwa izimukira kuri account yawe twita digital. Uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo iyo tuvuze blockchain cyangwa tukavuga iri faranga koranabuhanga, tubajije mugenzi wacu nanone ashobora kutubwira, ese ubu buryo bwa blockchain ni iterambere ryo gukoresha amafarwanda cyangwa IFA Rwanda, wowe byakugezeho ubyumva gute?
kuko nk'ibindi bihugu nkuko turi kubibona muri no minsi ubundi bwo twavuga ko iri koranabuhanga rya blockchain magenda ryiyongera kuva ubutegetsi bwo gushya bwo muri Amerika bwageraho ubona ko hari ibintu byinshi byagiye byiyongera rero nkeka ko iyo baza kutabika ikintu cyo gikiza cyo kubikora kugira ngo winjire mu bambere bakoresha iri koranabuhanga kugira ngo utaza gusigara inyuma bizadufasha rero ntago navuga ko ahubwo dusa nkaho twatinzeho gakeya ariko mu by'ukuri ikintu cyo gihe cyiza kuko urabona ko isi yose ishaka gukoresha iri koranabuhanga rya blockchain kuko byagaragaye ko rifite umutekano kurusha ibindi kuko ikintu cyambere cyagangishije umutekano niba rero tubonye nk'iri rifite umutekano kurusha ibindi kandi nk'ibihugu byinshi tubona bikomeye birimo bagenda bikoresha ikoranabuhanga rishyashya biradufasha kugira ngo tutaza gusigara tuze kugendana nabyo bityo tutazasigara inyuma mu ikoranabuhanga. Urakoze cyane rwose ntago dushobora kwibaza ko ari ibintu bibi ahubwo ni ibintu byiza ahubwo tuvuga ko twakererewe twebwe nk'igihugu cyacu twagombye kuba tugeze kure dukoresha iri faranga. Abadukurikira ngira ngo mumaze kumva neza uburyo ki n'inyungu dufite mw'iri faranga koranabuhanga ariko uyu munsi twagarutse ku ngingo igendanye n'aba agenti bose abakorera MTN abakorera Airtel Money ni ukuvuga ngo turi kugira ngo tubagire inama uyu munsi wa none utangire ushaka indi business uzakora utangire utekereze ku yindi business uzaraninga kuko CBDC nimara gutangira wenda mushobora kuzafasha bamwe ariko si ukubatera ubwoba kuko ubwoba bwo nago bishoboka utarakora ubu agent wari ufite izindi business wakoraga cyangwa nimba ari watangiriyeho ndakumara impungenge yuko imirimo ni myinshi mu gihugu cyacu imirimo ni myinshi cyane ku buryo udashobora guhangayika ngo uzakora iki cyangwa uzabahute kwa wamungani ariko ndagira ngo nkubwire nkwibirira ibanga utangire utekereze kundi mushinga ugiye kuzakora kuko CBDC iragendana n'ifaranga koranabuhanga cyangwa iragendana na digital ID nuko ngo bazabihuza ku buryo account yawe byose nta muntu ushobora kuzaguhakinga kuko iyi system murabizi ko ikoresha uburyo bwa CBDC rero ni system kandi irimo digital currency then ikaba ikoresha uburyo bwa blockchain aho basetting amamashini menshi akagenerating account cyangwa security no kwanga ni system ifite security nini cyane ku buryo udashobora kwinjirira cyangwa ngo uyihakinge. Ngira ngo hari undi muntu twabajije reka nawe twumve icyo yabivugaho tubone gukomeza. Turashima Central Bank na government yacu ko badutekerezaho cyane cyane yuko ibi ngibi n'ubundi bisanzwe biri mu mugambi wa 2029 w'ibyo twita fintech strategy. So twavuga rero ko barakataje kugira ngo tugere kuri fintech strategy by 2029. Ndabona ko ni intambwe ikomeye natwe nk'uruganda cyangwa se nk'abantu bari muri industry tugomba kubibyaza amahirwe kugira ngo tuzagere 2029 twabonye company nyinshi twabonye abashoramari benshi twabonye na product nyinshi. Hari inyungu nyinshi iri faranga rizazana nibyo umuyobozi wa banki nkuru y'u Rwanda yasobanuye arimo agaragaza inyungu u Rwanda rufite muri iyi tekinoloji cyangwa muri iri faranga koranabuhanga ni ukuvuga ngo twitege iki cyangwa dutegereze iki. Ni ibintu byinshi yagarutseho asobanurira abanyarwanda muri rusange ariko ndabamara impungenge ni iterambere ni tekinoloji ni tugomba kugenda n'ibigezweho kandi tukagendana n'igihe. Ladies and gentlemen reka tumutega amatwi twumve ese ni iki bateganya ni iki kiri imbere ni iki umunyarwanda afite muri ubu buryo mu nyungu rusange. Igihugu cya Cambodia kiri mu bya mbere byatangiye gukoresha ikoranabuhanga bita blockchain mu kwishyurana. Bafite system bita Bakong ijya gusa nka CBDC rya faranga koranabuhanga natwe turimo kwigaho. Ni ikintu rero natwe twifuje kumenya uko bakoresheje iryo koranabuhanga ndetse n'uko abaturage babo bakitabiriye kandi tunahanahana amakuru kuko nabo ni faranga risa ry'ikoranabuhanga risa naho ari rishya ku buryo duhanahana amakuru yo kumenya natwe turamutse hafashwe icyemezo y'uko hari faranga koranabuhanga CBDC u Rwanda rutangiye twaba dufite izindi banki nkuru nka banki nkuru ya Cambodia.